reka nkubwize ukuri wicogora muri iki gihe. Ba maso, rinda umubiri wawe, rinda imibereho yawe, irinda ibintu byose byatuma utsindwa. Ube maso kuko nimeruka, kandi ngo utegereze nyir'ubukwe, nibwo uzakunirwa kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Hanga amaso Yesu Kristo, umubwire ibyawe byose, umutakire. Abana b'abantu uganyira baganyira abandi, abana b'abantu uganyira nabo baraganya. Nta mpamvu n'imwe ihari yo kugira ngo uririre umuntu uwo ari we wese. Ibyawe byose bibwire Yesu, niwe nshuti y'ukuri. Niki kiguhangayikishije umutima? Utewe ubwoba n'iki? Menya uwo uriwe, umenya agaciro kawe, umenya ko kabarwa mu maraso ya Yesu Kristo. Agaciro kawe kabarwa mu maraso y'umwana w'Imana. Agaciro kawe ntago kabarwa mu muryango uvukamo. Agaciro kawe ntago kabarwa mu idini usengeramo. Agaciro kawe ntago kabarwa mu bantu mwiganye, mu bantu mwakuranye. Agaciro kawe kabarwa mu maraso ya Yesu. Agaciro kanjye kabarwa mu maraso ya Yesu. Ntabwo nigeze mbaho kubw'impanuka, ntabwo wigeze ubaho kubw'impanuka. Ibyo byose bigutera ubwoba ntibikagukange, kuko Yesu Kristo yameneye amaraso ye ku bwawe. Imana irakuzi, ntukababare, ntugasuhuze umutima ngo uhangayike, kuko izi ibyo yibwira kuzakugirira ngo ni byiza ntabwo ari bibi. Umwana w'Imana yaranzwe ariko acungura isi. Yesu Kristo yagiriwe nabi ariko acungura isi. Nshuti, ntuki